ikintu cya mbere gifungura imiryango murabwiraga hano kandi usanga ari ibintu abantu bagize umuco kandi atari ngombwa bakabigira umuco bakabikora bumva ari habit yabo ntacyo bitwaye ariko uko nashaka kuba ahubwo mubeho no kugira ngo mutabaho mu bwoba ahubwo mwirinde kuko ibyo bintu mukora bifungurira amarembo abanzi banyu. Yego. Cyambere ngiye kubakubwira. Kurya ibyo kurya aho ubonye hose ugomba kubyitondera. Kurya ibyo kurya aho ubonye hose. Ibiryo ibingibi ibyo ari byo byose. Nubango ni utabyitondeye from everyone. Nubango carelessly eating food from the different people cyangwa different ways yo kushaka. Hari impamvu ngiye kubwira. Kurya ibiryo by'ahantu hose ubonye uko wibonye utitaye aho bivuye uririmba ngo ibyo nkunda ngo nkunda gasombe nkunda gatoki kokeje nkunda ikirayi ubundi si byiza kunavuga ibyo ukunda si madamu wawe ntabwo ari madamu wawe ntabwo ari mu rugo. So ibi bintu mpamvu bwiye kuriya washaka ntabwo turi bahasoma amasaha yagiye bajya bahirebera n'abafamili ngo bafite yajya mu itangiriro 354 akajya mu kubara mu migani 3:23-67 kuri byo kujya biri mu ijisho ribi akajya muri mu Bakorinto ba mbere ibice 10:21 kwirinda kurya ibyaterekereshejwe kuko buryo kurya bikoreraho imihango. Ubundi abantu batubere maso suka ibiryo baguha uburozi bukwica ngo upfe. Harimo n'umuntu hariho n'ababiguha kuko akwishe bamukubaza yakugaburiye ahubwo reka kwice nabi gake ugenda upfa urusorongo buke utakaza ibiro nk'isabune yaheze mu ibase utabizi kwa muganga bakabura wose kunanuka ko ndwara. Rero ibyo kurya impamvu bibiri bibuza nagira ngo dusome tubakure muri confusion. Reka dusome hamwe ko no umunsi wa kabiri ndebera itangiriro 3:54 tuganire ko tingeze ku rwego mbona umusore wese nkumva turi mu buriri atari kubera ko ntinya kuba nabikora atari ko nibyo nibera tiro byo byatumye noneho abadayimoni ba nijoro baranyatatse ati hari gihe rwose nterwa n'abagabo nka bane ba nijoro. Urumva ibintu arwana nabyo ko byo bitoro. Urumva uwo muntu wamuhaye umwenda ngo ujyane mu bukwe yaje kumuganiriza amugatse cyagenze gute kuri mwenda wantije ati shatura mwenda ro buriya ati nina wambaye ngiye gutaha ubukwe umuntu aransohokana torora muri roge. Noneho ngo gahunda ya mbere bayikoze batarajya no muri ngiye kujya mena amabanga kandi cyera aho ngaho. Urumva kuko umwenda ni icyubahiro kandi uzarebe nta wakubwira uzarebe buryo bavuga kugira ngo agaciro ke kaboneke bare imyenda wambaye bari imyenda y'ibirori hari imyenda yo gushyingura hari imyenda yo kwishuri. So urumva rero nawe icyo kintu kimubaho ni byiza rero ko items zimwe na zimwe navuze urwembe ibikwa hari ibintu nk'urugero nk'ubu tuvuge giye turaziranye ntabwo ntari ko ntiwaguha ino saha kipfu yapfuye ukagenda ukayikoresha sinabwo nawe kuyikoresha nta kindi nkoze ibihe byagera bimwe biravuduka kumustopa nta kindi ngo mutware inyenyeri ndaguha isaha yapfuye ndaguha telefone yapfuye kandi wakayigurira ati umuntu yampaye kubera iki ati genda wikoreshereza. Please don't pick random ibintu byose mvuze people's clothes and items cyane cyane ibintu bikata ibintu bishaje ibintu bitari ngombwa baranyumva. Ibi bintu bigira link ku mbaraga mbi zo kwataka ubuzima bwawe. Narakubwiye ngo muri satani ntajye yataka umwuka yataka umubiri. Umwuka wamuhitana. Reka ntabwo satani apfa kuza uko yibonega gutera umunyembaraga urasenga ahubwo arabanza akababaza umubiri wawe ari ukavuga uti no umwuka nawe ukagenda ariko ubundi ntiyapfa gutusha hariya. Icyaka twihuta yenda nuko niba bikenera bazasoma ibyakozwe n'umwa 9:11-12 turihuta niko ntacyo bitwaye cyane ariko hari akantu kambabaza reka mbanza nduke mu mutima sinzi igihe ubumwe bw'abera tuzavuga
cyangwa ntababaza akavuga abantu bakazanyumva one day. I beg you, ndakwinginze, ngiye kuvuga kino kintu ndakivuga mu cyongereza uko kiri kose, unseka biramureba, nuko Imana yakimpaye, ukeneye azanjyane mu ishuri kwiga. Ibi bintu tubivuze inshuro zitari munsi y'inshuro zirenga 100. Ndeka wumva ukuntu gikomeye, na cyane n'ikaramu itukura. Oversharing your life with everybody. Oversharing, please. No kuvuga ngo no gusangiza cyane amakuru arenze y'ubuzima bwawe. Wigize umunyamakuru w'ubuzima bwawe. Ntabwo ari share over. Ubwo ni ibirenze by'umuntu atagomba oversharing your life with everyone. Na buri umwe wese. Ndagiye i Kigali, urumva no murumuna wanjye ugashyuha mu nkuru zawe. Ariko ntabwo bigombera kujya kuri stature Kigali Rusizi Rubavu. Hari utumva batanyuzwe. Akaposting. None se kandi uzambaye ugiye. Ugiye tushyuka vuga se. Wamwuti wambaye neza. Twakubwireje ko nari imeze. Saba abantu. Yego. Iki kintu over birenze. Sharing your life, when private life with everyone, not buri muntu wese. Kandi abantu bari babikora cyane. Moto yanjye ubu ufite amafaranga, imodoka yanjye mu kanya gato sheri wanjye agiye kungurira umwenda, urabisikiye gusohoka. Noneho abantu bose, nobody allowed to know your private life. Ntawemerewe kumenya ubuzima bwawe. Your next step, ibyo ugiye gukurikizaho gukora. Financial situation. Urwego rwawe rw'ubukungu se cyangwa amafaranga, aho ukura amafaranga cyangwa ikintu ugiye kucyugambiriye. Jya ugambirira mu mutima ubikore. Ni ukuri ndakubwiza ukuri. Urinda uvuga ngo ufite ngo wamubonye ngo ni sheri. Reka rero nkubwire. Burya sheri wanjye yahoze ari sheri wundi. Nkuko nawe nanjye nigeze kuba sheri wundi bigapfa. Niyo mpamvu abigise baza. Sibyo? Nta n'ubitinda. Kandi umuntu abanaga n'undi dukino twakinwa cyane tunakinwa. Terwa n'indangarizi uri mu gakino. Kase pasiteri we. Reka tuvugishe ukuri. Baro yakwidoda anytime. Buriya buri gihe tuzabreminge umuntu mugiye gukundana. Yego. Kuko uko musanze umwizeza urukundo niko nabandi bamubwiye. Yego. So kare ibyabade ibyabaye byarabaye, please mufate nkaho ubonye undi mukunzi imbere. Yego. Ibyo ndashaka kubura kurinda ibikomere by'iki by'umutima utitaye ku byahise. Nese ubundi wowe wari muzima aho wari uri. Ntabwo bikunda. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Murabizi ko icyumweru cyacu gitangira ku munsi wa kabiri, rero nubwo turagitangiye nk'uko bisanzwe. Imana yabanye natwe mu minsi yashize, turayishimiye yuko tugeze uyu munsi turi amahoro. Twizere ko aho muri namwe mumeze neza, abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, mwese turabasuhuje cyane. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe turi kumwe na mushumba. Waramutse neza cyane? Naramutse amahoro, ndashima Imana, kandi numva ari icyumweru cyiza cy'umugisha kandi cy'imbaraga, aho tumaze igihe turi gusenga. Amasengesho arakomeje, abambuze barambuze, ariko abambonye barambonye. Turacyakomeje, ndacyakomeje kubakira uko nshobozwa. Ariko uri umwe kandi ubusevinga abantu benshi. Kandi nanone harambwira ati ngitangira kumva ikiganiro ndaguhamagaye nkumva nta ntego afite.
ubundi urabanza ukumva kikarangira. undi akambwira ati mpise mbona nimero nkaguhamagara hamagara iki se numve kwicamo. nanjye numve kwicamo ati narose nkabiriye ahubwo none nkaza ushaka tubikoreho iki nkabona ko akeneye kuganira nanjye rwose. Yego. ndagira ngo nisegure ku bantu bose bambuze ariko mbabwire ngo ntibagire ubwoba n'ubundi bazambona. Tuzaganira kuko amashyashya arakomeje kandi Imana irakora ibitangaza. Yego. Urakoze cyane Mushumba. Icyumweru ndabizi ko kiba gitangirana intego cyangwa se n'ubutumwa runaka. Iki cyumweru cyo waduteguriye ikirakoze. Muri iyi minsi mu bantu bazi ibintu by'imbaraga mbi z'abadayimoni ubundi akenshi bakunze gukora operasiyo mu gihembwe cya mbere cy'umwaka no mu gihembwe cya nyuma. Burya bagira ama operasiyo ashobora gutwara 6 mois ariko ntago abantu babizi burya. Ubu turi mu gihembwe cya kangahe? Itangira ry'umwaka n'isoza ry'umwaka byumvikane ngo bahera mu kwezi kwa 9 bafighting umuntu bamurwanya kuzagera mu kwezi kwa 4. Ntago abantu bazi ibyo bintu burya. Ubwo ni mu kwa 9 ubwo ni igihembwe kigizwe n'amezi n'amezi nyuma n'icyambere ariko bishoreranye. Ukwa 9 kwa 10 11 12 amezi ane. Kwa mbere akamezi ane ntabwo ari igihembwe cy'amezi 3 nk'ay'ishuri. Yego. Aho rero bakoresha imbaraga ku buryo uwo badahuhuye mu gihembwe kisoza umwaka bamunoza neza mu gihembwe gitangira umwaka. Bakigenda ku muntu nawe ugenda nta habari ufite, nta makuru ufite kandi fondasiyo zatangiye gukora. So rero ku bumwe bw'abera ministries nk'uko tunabwiye ko atari itorero atari idini tudufashiriza buri muntu ahari. Buriya ndaza kubwira turakomereza ku bintu byinshi bitandukanye ariko bigambiriye guhishura amabanga ya Satani. Ikindi cya kabiri si ukubabika mu ubwoba, si no kubatera ubwoba mu mutima, ahubwo no kugira ngo tubigishe kumenya kwirinda. Buriya kwirinda nizo mbaraga za mbere. Yego. Ko buriya kwicuza ni nko kwivura igikomere. Iyo wakomeretse niba kuvura igisebe kigakira hasigara inkovu. Rero no kwicuza ko umuntu yaguhemukiye uzasigarana inkovu. Ni gute wabaho uticuza? Ni gute wavuga uti umuntu yahemukira nkuye? Hari akaganiro cyasohotse kuwa mbere nabwiye ni njyewe umuntu ubwinshi bw'abanzi banjye mbona nizo mbaraga zanjye. Siko nakubwiye buriya. Ntabwo kangwa ni ko ari benshi. Ubundi byari benshi sava. Kandi aho kugira ngo ndwanywe n'abantu baciriritse narwanywa n'abanyembaraga. Kumba ndi umunyembaraga. Yego. Aho kurwana n'ideni ry'ibihumbi 2 muri botiki narwana n'ideni rya miliyoni 40 muri banki. Ni ibintu biremereye by'imbaraga. Niby'imbaraga muduterura ibiremereye, ntimugatinye ibintu biremereye. Iyo ufite ubundi Jerry nubona urwanywa n'abantu bari munsi yawe bakavuga uzamenye ko warangiye. Akarya jambo se ngo aho ugeze amaso aho hose ndahaguhaye. Ariko n'urwanywa n'abantu b'abasore n'abantu bafite imbaraga ku ikofi banamenyekana. Zavuga uti burya inyenyeri yangira imira babyiga. Abashaka kuyiburiza. Ishusho ryangira imira babyiga. Influence yangira imira babyiga. Nicyo bisobanura ubundi. Aho rero utumva kumeze nk'ihwa rijomba cyangwa nk'icumu rihinguranye. Aho sasa noneho urara wiga ikindi kintu uzakora. Yego. Kongera kubatwika mu kanwa. Kabashiririza amaso utavuze ukora gusa. Ibyo rero bigaragaza izo mbaraga. Soro kino cyumweru tuzavuga ibintu bitandukanye ariko bigambiriye gusenga no kwinjira mu masengesho. Nuvuga ngo uyu munsi wa none nk'urugero. Yego. Ndifuza ko tuganira ibintu 8 bifungurira imiryango Satani, abagome n'abadayimoni meme n'abarozi. Umukoresha wabo n'umwe ni Satani. Niwe boss mukuru. Ariko ntitugambiriye kubakura umutima, tugambiriye kugufasha ko yaravuze ngo ubwoko bwanjye bupfuze kutagira ubwenge. Abantu benshi barigwa mu mitego bitewe no kutagira ubwenge, ariko twibuke kumwe bwara ko twabaganirije ngo si ukubura ubwenge, ntiwitabane injiji, ahubwo amarangamutima asumba ubwenge, akaba menshi kurenza ubwenge. Yego. Kandi for sure 100%. Iyo amarangamutima asumbye ubwenge ukora mistake zitarabaho, ukora amakosa menshi kandi ukazicuza nyuma. Yego. Ariko ubwenge bukurinda gukora amakosa kandi ntuzicuza. Ndabyumva. Buri gihe n'abatwumva nawe n'abandi bazaza igihe cyose warakaye ntugafate icyemezo.
igihe cyose wishimye ntugafate icyemezo, igihe cyose umuntu akurakaje ntugafate icyemezo, igihe cyose wuzuye umwuka wera ntugafate icyemezo. ni ibintu byo kwitondera. igihe cyose wumva amarangamutima yaje, barya batanga inka ntazo bagira, kandi ahagaze imbere ngo nzaguha inka, kubera ko yabyina arafashwa abeshya Imana inka, kandi Imana ifite inka nyinshi, ifite intare mu mashyamba, byose ni by'Uwiteka, ariko nawe wongeyeho iyawe kandi ntayo ugira, kandi iryo jambo rizakuboha. ijambo twavugiye imbere Imana tuzaribazwa n'imbere. Buriya n'umuntu wemereye inka, buriya n'ujya mu ijoro batibaze ko utahaye inka Jerry wemeye. Urabona yemereye umuhanzi, ndamuganga ariko nibirenga imyaka 7 cyane kizanjye, imyaka 7 utarayimwa cyangwa atarakora ubukwe. Ndaramubwiye ngo nukora ubukwe nzaguha inka, ariko nari nzi icyo mvuze. Nari ndaza kumukubwira, nari nzi icyo mvuze, nari mfite iyerekwa nabonye kuva ubwo nuvuga ngo kuva muri 2005 kugera uyu munsi hashize imyaka ingahe? Kari myinshi ararongora, ubwo rero imyaka 7 ugena narabohotse. Namubwiye genda umbanda umusirimu nkubwira ibintu byanjye. So rero igihe cyose iyo tubwira abantu, burya nkubwire ubona abantu baga mu byaha bitandukanye, burya ugira ngo n'ubwenge baba bwakoze, haba hakoze iki? nta marangamutima. Amarangamutima agwisha mu byaha. Yeze kumva umukobwa abwira none se ngo yasabye ku bintu bimwimye ngo manatangiye kurira ngo numva sinshaka kumuriza. Ntago wamuriza n'ubundi. None nyumvira nk'iryo jambo. Arandi baza kubundi umusore usabiriya gahunda akagera ubwo arira. Agarane bari ibintu bano bidashoboka. Urumva ya Maria ariko nta ingona rata. Noneho ndi we akagira ngo agiye kwakira umuntu yakiriye ingona. Arangije isiga imuteye inda. Yego. Abati se ko nasamye ngo kari rwari n'ubwa mbere. Nukuri ngo yamwamburiye ubusugi mu rutoke. Ari n'ubwa mbere ati bwa mbere mbikoza ati mbona agiye kurira. Ati sinzi byose imibabaro, atasiganya mbwa ngo se utera inda wenyine. Ati ndangije nanjye nkora icyaha ndabikora nyine. Aramuvuna mbwa none se shaho ko wakuyenga imyenda, ubona ko bakwamburira ubusugi ku mashara ko. Iyo nama ki? Amarangamutima, ariko ukavuga ngo no, icyambere sinjya mu gihuru inzoka yandya, kabiri ndi umusirimu, uwamfata inkuru yaba gute? Kuko ubwenge burabwira ngo no. Yego. Ubwenge burabwira ngo wimuha amafaranga, umurangamutima ngo hanga tababara. So igihe cyose uzafata umwanzuro uwo ari wo wose ushingiye kuri emosiyo zawe, uzakora amakosa aremereye. Yari inama. Yego. Ikintu cyambere gifungura imiryango murabwiraga hano, kandi usanga ari ibintu abantu bagize umuco kandi atari ngombwa. Bakabigira umuco, bakabikora bumva ari habit yabo ntacyo bitwaye. Ariko ko ntashaka kuba ahubwo mubeho no kugira ngo mutabaho mu bwoba, ahubwo mwirinde, kuko ibyo bintu mukora bifungurira amarembo abanzi banyu. Yego. Cyambere ngiye kubakubwira. Kurya ibyo kurya aho ubonye hose ugomba kubyitondera. Kurya ibyo kurya aho ubonye hose. Ibiryo ibingibi ibyo ari byo byose. Nuvuga ngo ni utabyitondeye from everyone. Nuvuga ngo carelessly eating food from the different people cyangwa different ways you kushaka. Hari impamvu ngiye kubwira. Kurya ibiryo by'ahantu hose ubonye uko wibone utitaye aho bivuye, uririmba ngo ibyo nkunda, ngo nkunda agasombe, nkunda agatoki kokeje, nkunda ikirayi. Ubundi si byiza kunavuga ibyo ukunda, si madamu wawe. Ntabwo ari madamu wawe, ntabwo ari mu rugo. So ibintu mpamvu bwiye kuriya washaka, ntabwo turi buhasoma amasaha yagiye bajya bahirebera n'abapfumiro ngo bifite. Yajya mu itangiriro 3:54 akajya mu kubara mu migani 3:23-67 kuri byo kujya biri mu ijisho ribi, akajya muri mu Bakorinto ba mbere ibice 10:21 kwirinda kurya ibyaterekereshejwe, kuko buryo kurya bikoreraho imihango. Ubundi abantu batubere maso, suka ibiryo baguha uburozi bukwica ngo upfe. Harimo n'umuntu, hariho n'ababiguha kuko akwishe bamukubaza yakugaburiye.
ahubwo reka kwice nabi gake gake. ugenda upfa urusorongo buke buke, utakaza ibiro nk'isabune yaheze mu ibase utabizi, kwa muganga bakabura, wose kunanuka, kondwara. Rero ibyo kurya impamvu bibiri bibuza. Nagira ngo dusome tubakure muri confusion. Reka dusome hamwe. Ko umunsi wa kabiri ndebera Itangiriro 3:54 tuganire. Ntabwo tukubujije kurya, ariko mvira ijambo ujye ubyitondera. Hagomba kantu kasobanuye ariko ujye ubyitondera. Ujye byitondera wipfa gutoragura. Yego, Itangiriro 31:54. Itangiriro ibice 31 51. 31 umurongo wa 54 haragira hati Yakobo atambira ibitambo kuri wa musozi, ahamagara bene wabo, arabagaburira, barasangira, barara kuri wa musozi buracya. Ngayo nguko. Yakobo atambira ibitambo kuri wa musozi, ahamagara bene wabo, arabagaburira, barasangira, barara kuri wa musozi buracya. Urumva Yakobo we yafashe ibitambo, banza arabitamba. Abo baje gusangira yahamagaye bene wabo, ariko basangira ku biki? Ku bitambo. Kandi we yatambiraga Imana. Hari abatambira Satani. Ubwo nawe bakaguhamagara bakakubaza, ariko fete yanyu ni kingona nyina twisangirire gusa. Habaho ibyo kurya bitagira fete, bitagira impamvu. Ibirori ahubwo bitagira impamvu. Bibaho se nyine. Urumva hano Yakobo ngo just ngo guciringa gusa. Ngwino, ariko bafite icyo bakora. Warabanza bitambira ibitambo imbere y'Imana, ariko ahamagara bene bo barasangira, baraharara. We urumva ni igitambo kizima. Ibindi biryo ukwiye kwitondera. Wibuke neza ko umugabo witwa Esawu yatakaje ubutware kubera ibiryo. Erega cyakiyikurisha, yakanyurisha, iriho DNA yawe. Hamwe bafashe baragukene, bakene niba bashobora gufata itaka ryaho bakandagiye bakaribyaza umusaruro, bagafata aho waciriye bagakuraho agataka byaza umusaruro. Buriya ibintu by'abadayimoni baba bakeneye link guhuza n'uwo muntu. Urumva we ahamagara bene bo barasangira ku bitambo yatambiye Imana, ariko abandi batambira Ryangombe, hari abatambira Nyabingi, hari abatambira Abanyirasenge bapfuye, hari abatura amaturo, bakaguhamagara ngo twaguze ihene iryoshye, ngwino. Gusa uri umunyabwenge, nusanga baguze ihene bakayotsa uzirire, nusanga baguze inyama bakotsa uzirire, ariko urabwira ngo hano hari agasosi gatogosheje tuguhereho. Burya mu bintu by'abapfumu ntago bari inyama zokeje. Ako barazikaranga, barazitogoza. Ababikamiritse bo nta n'umunyu bashyiramo, ko umunyu urahindura. Kandi mukunda guhuta. Ubundi twe turimo turabigisha si ukubakura umutima, ahubwo bavuga ngo carelessly, kutaba maso. Taba maso umfe gutoragura ibintu ubonye. Erega nama banga ese cyo twigiye tugasenga Imana ikaduhishurira. Simvuze ngo byange ngo waje se ngo reka nzagwa agasosi gatogosheje. Kibazo ariko se n'iyinka cyangwa n'ihene. Ihene ati ihene irangora. Atari kakokeje urye tiko ndakatimbura nta kibazo. Kuko ntibashobora kotsa ihene mu bupfumu. Iyo wokeje bihita birangira, biba bipfuye. Baratogosa n'amaraya burya abana bivanzemo batakubwiye. Yes. Zingara. Nta munyu. Byo mvuze njye ndabizi. Icyo gihe ushaka kurya bamaso witonde nakubwira ibintu byinshi. Ngaho ndebera noneho Imigani 23:37. Ibintu babyitondere. Ko invitinga gusa ngo ngwino ngo tuhere gatogoshe kikize. Imigani 23:67 nango ntukarye ifite ijisho ribi. Sorry. Ndahagera. Angane gato. Proverbs chapitre 23 verset 6-7. Imigani 23:26. Oya 6-7.
imigani 23 6-7 yeah haragira hati ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi nyine gihitura bijisho riguhaye kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye. 7 kuko uko atekereza ku mutima ariko ari urakabyara. wenda arakubwira ati ngwino ngufungurire cyangwa ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Si Bibiliya gasubiramo gakumva bano bantu bagiye bumva bino bintu haragira ngo bagomba kuba maso 6 haravuze ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye. 7 hakavuga ngo kuko uko atekereza ku mutima we ariko ari wenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. ntabwo umutima uhuje nawe, afite izindi plans. Niyo mpamvu ugomba kuba maso ukabyitondera. Ibuka ukugaburiye mwavuganye ngo iki, yakubwiye ngo iki. Erega abantu bikuremo uburozi bwica, yego, ahubwo bibuke kwibwa inyenyeri n'iki byose, kandi nashaka ari umuryango wawe. Ibanga rya mbere bitakurimo byihorera. Turacya Bibiliya yigumane bakora into bambere no turi butinde ku biryo, ko navuze ahantu hakomeye kandi ibiryo abantu baguhitana. Ibiryo twatetse agasambe ngwino uryeho. Abikorino bakora into bambere bice 10 21. Ubu turimo turaganira ku kintu kijyanye no kugira ngo abantu basobanuke babyumve. Mbere ibice 10 2021 2021 haravuga ngo reka da ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani batekereza babitekerereza abadayimoni. babitekerereza abadayimoni batabitura Imana. Utyo ese abapagani bo ntibabitekereza. Aratangaye. Reka da ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani batekerereza abadayimoni yego batabitura Imana. Urakoze cyane. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Good. Urumva Yakobo we yatambiye Imana ahamagara abantu. Yego. Ibyo birumvikanye. None abapagani babiterekeresha ki abadayimoni. Sinshaka ko musangira nabo. Kuko iyo usangiye nabo ibyo bintu deja link y'abadayimoni bafunguye imiryango y'abadayimoni barinjira. Ubwo nawe ubaye umwe muri cyangwa bikakugiraho ingaruka. Soma Abikorino n'ubundi ba mbere 2:15. Abikorino Abikorino ba mbere 2:15 haragira hati ariko umuntu w'umwuka arondora byose nyamara ubwe ntawumurondora. Nubona ubundi bivuze ngo umunyamwuka warondora byose, ariko we ntushobora kumurondora. We yakuvumbuye. Yego, aba yakubonye, yamenye uriwe, yamenye n'icyo. Rero niyo mpamvu wipfa kurya, wipfa gutoragura, gira ubwenge. Yego, ibuka ijambo yakubwiye kandi umutima numva ubyanze, nta mpamvu yo kubyiga. Wihatiriza. Kuko kurya no gutoragura ibyo ubonye byose n'iki byose biri mu nzira zikingura amarembo atuma abadayimoni binjira. Icya kabiri nicyo nise ngo ni random people's clothes or items. Random people's clothes and items. No kuvuga ngo kugukuburira se cyangwa kuguha ibikoresho bishaje cyangwa se kugukuburira imyenda ishaje. Random picket random ni nko guhita ufata mutatekereje. Niba niba ngo second hand buriya y'imyenda ntibayizi. Baba ngo burandashimira leta y'u Rwanda yakocago. Ntabwo uzi umuntu yambaye nicyo yashyize. Kandi n'abazungu twabonye ko ari abagome cyane.
kandi urabona ko ibyo twatangiye kuyoboka kugura imyenda mishya ni nabwo n'abadayimoni bagiye bava mu bantu ubona ko ari gusirimu babona ko abantu basirimu ariko ikibazo ntabwo uragakunda ngo kararama ariko karamya yarakambaye he ese yakanyujije he so no kuvuga ngo rero icyo twita random people's clothes uvuga ngo kupfa naguhereza uko iboneye imyenda utoraguye cyangwa ibindi bikoresho ngo ka kupongere ngo nguhe urushinge ngo no ariko mfite isaha mu rugo yarapfuye genda wikoreshereze nguhe telefone genda urampa ibyapfuye deja you want to keep my time urashaka kuntwara igihe cyanjye ko uriya umwenda uvuze ikintu uvuze umwenda usobanura icyubahiro umwenda wawe uriho icyuya umwenda wawe warawambaye ndaza kuba hari ikiganiro kizahita ubushize nzabwira ntutemere gutanga mu buzima niba uzi ko nta bushobozi bwo gutanga ibishya nyamanza imyenda ntabwo uzi uyambara ibyo yayikoreyeho buriya wemera ko n'umuntu wajyanye imyenda mu bapfumu nk'urugero cyangwa mu yindi mihango cyangwa mu yindi akayigukuburira njyewe nzi umuntu umwe ntari buvuge izina twaganira ambwira ati kanaka yantije umwenda kuva yantiza umwenda wagira ngo irari barihinze muri jyewe umwana w'umukobwa ati ngeze ku rwego mbona umusore wese nkumva turi mu buriri atari kubera ko ntinya kuba nabikora atari ko nibyo nibera ati rero byatumye noneho abadayimoni ba nijoro baranyatatse ati hari igihe rwose nterwa n'abagabo nka bane ba nijoro urumva ibintu arwana nabyo ko byo bitoroshye urumva uwo muntu wamuhaye uwo mwenda ngo awujyane mu bukwe yaje kumuganiriza amuga ati byagenze gute kuriya mwenda wantije ati shati uriya mwenda rero buriya ati nina wambaye ngiye gutaha ubukwe umuntu aransohokana turara muri roge noneho ngo gahunda ya mbere bayikoze batarajya no muri ngiye kujya mena amabanga kandi cyera aho ngaho urumva kuko umwenda ni icyubahiro kandi uzarebe nta wakubwira uzarebe buryo bavuga kugira ngo agaciro kawe kaboneke bare imyenda wambaye bari imyenda y'ibirori hari imyenda yo gushyingura hari imyenda yo ku ishuri so urumva rero nawe icyo kintu kimubaho ni byiza rero ko items zimwe na zimwe navuze urwembe ibikwata hari ibintu nk'urugero nk'ubu tuvuge igihe turaziranye ntabwo ari ko ntiwaguha ino saha yapfuye ukagenda ukayikoresha sinabwo nawe kuyikoresha nta kindi nkoze ibihe byagera bimwe biravuduka kumusitopa nta kindi ngo mutware inyenyeri ndaguha isaha yapfuye ndaguha telefone yapfuye kandi wakayigurira ati umuntu yampaye kubera iki ati genda wikoreshereze please don't pick random ibintu byose mvuze people's clothes and items cyane cyane ibintu bikata ibintu bishaje ibintu bitari ngombwa baranyumva ibi bintu bigira link ku mbaraga mbi zo kwataka ubuzima bwawe narakubwiye ngo muri satani ntajye yataka umwuka yataka umubiri umwuka wamuhitana reka ntabwo satani apfa kuza uko yibonega gutera umunyembaraga urasenga ahubwo arabanza akababaza umubiri wawe ari ukavuga uti no umwuka nawe ukagenda ariko ubundi ntiyapfa gutusha hariya icyakara twihuta yenda nuko babikenera bazasoma ibyakozwe n'umwa 9, 11, 12 turihuta niko ntacyo bitwaye cyane ariko hari akantu kambabaza reka mbanza nduhuke mu mutima sinzi igihe ubumwe bw'abera tuzavuga cyangwa nta mbabazi akavuga abantu bakazanyumva one day I beg you ndakwinginze ngiye kuvuga kino kintu ndakivuga mu cyongereza uko kiri kose unseka biramureba nuko Imana yakimpaye ukeneye azanjyane mu ishuri kwiga ibi bintu tubivuze inshuro zitari munsi y'inshuro zirenga 100 ndeka wumva ukuntu kikomeye na chance n'ikaramu itukura oversharing your life with everybody oversharing please no kuvuga ngo no gusangiza cyane amakuru arenze y'ubuzima bwawe wigize umunyamakuru w'ubuzima bwawe ntabwo ari share over ubwo ni ibirenze by'umuntu atagomba oversharing your life with everyone na buri umwe wese ndagiye i Kigali urumva no muri muna wanjye ugashyuha mu nkuru zawe
ariko ntabwo bigombera kujya kuri sitature Kigali Rusizi Rubavu hari utumva batanyuzwe akapositinga nonese ko nduzi bambaye igihe ugiye tubisho kavuga sikuzi wambwe uti wambaye neza twakubwireje ko nari imeze saba abantu yego iki kintu over birenze sharing your life when privacy life with everyone not buri muntu wese kandi abantu barimo babikora cyane moto yanjye ubu ufite amafaranga imodoka yanjye mu kanya gato sheri wanjye agiye kungurira umwenda urabisikiye gusohoka noneho abantu bose nobody allow to know your private life ntawemerewe kumenya ubuzima bwawe your next step ibyo ugiye gukurikizaho gukora your financial situation urwego rwawe rw'ubukungu se cyangwa amafaranga aho ukura amafaranga cyangwa ikintu ugiye kucyugambiriye jya ugambirira mu mutima ubikore ni ukuri ndakubwiza ukuri urinda uvuga ngo ufite ngo wamubonye ngo ni sheri reka rero nkubwire burya sheri wanjye yahoze ari sheri wundi nkuko nawe nanjye nigeze kuba sheri undi bigapfa niyo mpamvu abigise baza sibyo nta n'ubitinda kandi umuntu wabanaga n'undi dukino twakinwa cyangwa tunakinwa terwa n'indangarizi uri mu gakino kase pasiteri we reka tuvugishe ukuri baro yakwidoda anytime buriya buri gihe tuzabureminge umuntu mugiye gukundana yego kuko uko umusanze umwizeza urukundo niko nabandi bamubwiye yego so kare ibyabade ibyabaye byarabaye please mufate nkaho ubonye undi mukunzi imbere yego ibyo ndashaka kubura kurinda ibikomere by'iki by'umutima utitaye ku byahise nese ubundi wowe bari muzima aho wari uri ntabwo bikunda rero ni byiza ko nutarinda amakuru ukabuti dore kanaka ashati no twakundanye undi ngo ntacyo byanye ngo ni rompuwe abava mu kanogo bazamuka ntuze peyaje abavuye kuri ntuze kuri Mirikorine abavuye kwa Rubangura n'ubwo ari Sansinika ariko bajyayo bajya ku Muhima bazamuka n'abamanuka mbega uwo muntu postinze ni rompuwe kandi imodoka zose zikarazeho nyamara hari n'ubwo banakabya yego ko kwifotozanya nanjye siko kuryamana nawe niko bimeze so rero iyo uvuze icya mbere nuvuga inshuti bazayigusenyeraho niba atakubwira amabi bazavuga amabi yawe nubwira umuntu aho ukura amafaranga akahamenya azaguteranya no gusapotinga uranyumva neza so please you are not allowed ntiwemerewe rwose gusharinga ubuzima bwawe ariko amakosa abantu bakora over sharing gusangiza ibirenze umugabo umwe abajije undi ngo yari yakoze ubukwe none se ngo wasanze ari bizima bakunda kubibaza ntujye ubyumva n'abanyamakuru babibaza ngo ijoro ryari rimeze rite umwana aramureba aramubwira ngo wumvaga byagombye kumera gute se birenze uko nabishakaga iki kintu nushaka bazava muri Matayo abantu baravuga amagambo yose ntabwo ari meza ndagira ngo ubwize ukuri reka nguhe nk'urugero nk'uwo muntu utakuze yakoroga muhuriye ntawe ariko aguhuza n'ukuze niba uyu munsi ushyira uzarore ariko turutwa n'abakomisiyoneri abakora iki abakomisiyoneri bano bagurisha amazu n'ibibanza ntiyapfa kuguha ifoto y'inzu reka kandi nabo baba banaziranye ntiyaguha kontakite y'umukiriya we reka mpaka muhuye ku munota wawe mugiye kugira gute kwishyura urumva impamvu kandi ntiwajyayo atakujyanye kandi bakora umwuga umwe yego ariko aramuhisha ati inzira hari iri hehe ntiharangura nyirayo ninde oya n'ifoto ndebe oya ngwino tugenda usure kandi barakorana kwata mudeturuna cyane none twibitunaniza iki ibikurebo ngurandeba ngo ufite nk'utumiliyoni nkatungaye kuri konti urabivugira iki reka bayakuguze banayagutware bayakwambure maze ndore ko mureba ngo nashaka kugura Vigo ntayo uzagura ko bazayatwara tungura abantu
Yego. vraiment ikintu kishe mu kuvuga n'ibitavugika ukabivuga. Hari uwambweje ngo umwana wanjye ngiye kumwohereza mu ntuze mu gihugu runaka ntavuze. Ubibwiye bangahe? Atubanza uri nka 40. Yewe. Ntacyo mwijeje ndigendera. Hanyuma ikindi abantu bagira umuco kandi ari kibi. Turi kuvuga ibintu bahagize umuco kandi ari amarembo y'abadayimoni. Yego. Icyanyuma hariho ibintu abantu nako ntabwo ari cyane kuko ndabivuga ari ibintu byinshi nabiteguye mbishaka kandi bitegura neza. Iyo buri gihe uhora wumva ufite ubwoba bwo kwinjiramo ukumva biraza kenshi muri wowe kandi ukumva usa nk'uwicaye mu mwijima, burya ntiwibwire ngo byazanywe n'ubusa. Hari impamvu ibitera. Icya mbere ni filime warebye kaziha amaso. Kuzara umuntu areba filimi arebesha amaso akaba attentive akabikurikirana. Cyane cyane uzasanga warebye filimi ziriya mbi zirimo kwicana, zirimo bamaji, zirimo iby'umwijima, zirimo ubugambanyi, bya bintu byose birimo iterabwoba, ariko ukumva gusa ngo nibisanzwe ngo nkunda za filimi ureba, abandi bakajya muri pornography, abo baba bamaze kurenga urundi rwego. Ariko hari abandi bantu uzasanga buri gihe areba ibintu biteye ubwoba, noneho bikazatuma muri we imbere ajya yumva atitira. Bisaba iki rero? Ndakugira inama, ntukaryame umaze kureba filime, ntukaryame uvuye muri WhatsApp, ntukaryame uvuye kuri social media. Banza uzihagarike, ufate umwanya wawe yenda ujye kwiborosa, ko nzi ko abantu barara baboroshe nijoro niko mbiza, ariko benshi ngo ntibabikora burya. Ariko niwo muco mwiza. Ariko je nubwo asa gutya, ariko ntago narantabikoze. Ariko burya nayoza kenshi burya. Nibyo byiza. Njya no kwa muganga n'ejo ndi nagiyeyo. Noneho kiriya gihe umaze kureba ibyo ureba byose wafunze, nishaka ahita ukora brush wigoze mu kanwa, urangiza usenga uryame, muri wowe hatakirimo ishusho y'ibyo warebye. Hariho nuko agakanguka ibitotsi byaza agati ya kuri status kureba ibyo abantu bavuze. Yego. Kuri TikTok uwo ngo n'ubundi ahorana ubwoba kandi akabigira umuco ntabireke. Yego. Ubwo nyine ashobora kuba atarazi ikibitera, ariko umuntu abasobanukiwe. Abahungu n'abasore mbabare n'abakobwa, icyo ni cyakanga ngiye kubwira ni cya gatanu. Inkweto zishaje zacitse, ibintu bimenetse byarangije gahunda, ntukabishyire mu cyumba uraramo. Ibikarito bya no sense ntukabishyiremo. Erega Satani akunda umwanda, dayimoni akunda ahantu hari akavuyo. Naho ngaho bashaka kwibera. Niba ibisharijeri byacitse, ibitara byamenetse nje, mbega ukabona hari ibintu bishaje kandi ugasanga umuntu abigumanye muri cya cyumba. Yego. Tutanavuze ko byagutera indwara, ariko nindiri y'abagome hari. Ntabwo uzigera utera imbere ubitse igisaha cyapfuye mu cyumba uraramo. Yego. Ntuzamba inkweto zishaje, hari ibintu ugomba gusohora mu cyumba kandi nta kibigutwaye. Yego. Ariko ngira ngo bamubwira barabyumva buri bisaha byashaje, telefone byashaje, ibintu bisara, ibindi biri munsi y'igitanda, ibindi biri hejuru. Bakarubwira ngo bikora abasore gusa, n'abagabo n'abagore babikora. Bakibisohora. Ikindi gitangiye kandi giteye ubwoba, buriya iri jambo nkubwiye urebye mu Bafilipi wabibona n'Amatayo wabibona, hari ikindi kintu kwirengagiza gusenga uri mu mbaraga z'umwuka wera. Buriya imbaraga z'umwuka wera si ukuvuga mu ndimi. Imbaraga z'umwuka wera si ukuvuga ngo ni uguhanura, ariko hari abantu bagira umuco. Ndebera Zaburi 55:17. Ariko tumwe ry'amadini ngo mujye mu mwuka muvuge mu ndimi, bakajya rwose bagiye mu ndimi gute. Zaburi 55:17. 17. Haragira hati, njyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Njyeweho nzambaza Uwiteka Imana azagira gute? Azankiza. Matayo 26:41.
matayo kangahe 26 41 46 haragira hati mube maso musenge mutajya mu moshya umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. urabyumva ko mura gusenga n'imbaraga z'umwuka wera. Reka turi mubwiriza 10:8 tugiye gusoza kino kiganiro twaje utuntu tubiri gusa bihangana. Umubwiriza 10:8 haragira hati ucukura urwobo azarugwamo kandi umena urugo inzoka izamurya. urabyumva opfa murayinjira. Ngiye kuvuga ikintu cya 7 Jerry cyo giteye ubwoba ninkivuga hari abarokore bari bundebe nabi. Niyo mpamvu narahiye ko ntashobora gushinga itorero, ntashobora gushinga idini, n'uwamwe ryo mose namwemerera. ndagitegereje. Abakristo benshi baragikora, uyu munsi badutera n'amabuye. Tugiye kukivuga ariko Chimbwire. nukuvuga ngo always moving from church to church, from prophet to prophet. Buri gihe kuva mu rusengero ujya mu rundi, uva mu rundi ujya mu rundi, uva ku muhanuzi ujya ku wundi. Ngiyi ndwara itumye abantu bamaze kurwara abadayimoni benshi. Yego rata. Constantly moving from church to church, from prophet to prophet. Umuhanuzi umwe uvuye aha ugiye aha, umuruzererezi. Kandi ibi bintu ni bibi. Nta hantu Imana itaba. Mu idini ryose usengeramo Imana iriyo kandi Imana iravuga. Iyi ngeso ya 7 uzi ko abavuga ngo hari ivuga kurusha izahandi. Sabwo ni radio. Barabivuga. No, ndabizi Imana mubwira ko sera mikoro twumve. Bari bunda undakara nta cyane ntwara ariko ko ndi kuri kara arasanga ye nkure. Niyo yakwandika comment, niyo waravuye muri dini ukajya muri indi, please stop, guma aho ngaho. Uguma aho uri. Ibi bintu yego byo kuva mu idini ujya muri indi, ukava mu idini ujya muri indi, ukava mu idini ujya muri indi, ukava ku muhanuzi ufata uwundi, ukava ku muhanuzi ufata uwundi, ni umuco mubi watumye abantu bamburwa n'utwo bari batunze. Rata. Kuko wa muhanuzi we ari yaranje akaguteranya n'abahanuzi ba mbere. Yego. Bati barabasenga bafite abadayimoni, imyuka mibi, ninjye wasigaye gusa Imana ikorana nanjye, ahubwo gira gutya bakakununuza, bakaguhana agapira mu nzira. Ibi bintu niryo kosa rikomeye yego abakristo benshi bakora. Banaguyemo ahubwo kandi byarabahindutse. Hari abantu bazinutswe ubuhanuzi, bazinutswe n'abakozi b'Imana, n'isengero kubera iki bazikomerekeyemo. Kuko ushinga idini afite intego, siyo kukujyana mu ijuru. Oya. Icyakora afite indi ntego. Ariko icyo ushaka ni iki? From moving, ugasanga genda yaraye hayabyutsa ha umuhanuzi wundi uriya, ni nako sharing information zawe. Kandi mubwire mu idini ntibabazi buri umuyobozi bavuga ati ni nabwaje wanjye ndamwizera ntavuye hari hakizere baguha. So ngo iyo usomye ijambo ry'Imana rikubuzi ntabwo turi bisome, ariko barebe the most Christian abakristo hafi ya bose dore indwara barwaye ituma satani yinjira. Yego. Kize kujya ahantu gusenga hari muri 2009 barasenga mwatumva Imana iravuze ngo iriya modoka ihorera mukozi w'Imana. Reka batangira kwitegura kuyimuha. Ntabwo ni imodoka ntiva hano ariko cyangwa ni ntashya nifite imwe kubuye buryo se cyambere niba imuha ko nta perimagira arayitwara ate kikamubwire ntabyo Imana ivuze ibyo namaranga mutima ya. Ariko banyirwa atangiye ngo none se ngo bana ajya ku ishuri gute? Ndabaze ni gute Imana yakwambura imodoka itwara abana ku ishuri igahabwa uwo muhanuzi? Ese we ntajwe ugira, we ntayere kugira,
ngo ikubwire none se kuki nabihagaritse bikemera ko Imana itankubise ariko wagiye ureka ibi bintu byo kuva mu idini wimuka ibi ngibi nkubwiza ukuri yego bisa n'ibyo mu gipagani n'umuntu uhindagura abapfumu n'ubundi nawe apfa n'abapfumagura yego bisabura kumva icyamunani dusa nk'abarisa gusoza ariko hano bashaka basoma Efeso 14 nayo handikeka mbere bagasoma icyamunani gisoza kuguma kubika ibikoresho wakuye kwa Satani ntabwo ari ngombwa kubika twatuntu baguhaye mu bapfumu turatuntu tundi natwo dutuma Satani aguma iruhande so Imana ibaho umugisha mugubwe neza ng'ibintu munani kuye kurinda wabigize umuco urabiririmba urabikora ariko nibyo biguhuza na Satani buri gihe Imana ibaduhera umugisha amen.